Yes, nagashya kuri Ngufashe TV uyu munsi wa none. Dusanze n'ubundi dutsindisha abanyeshuri ariko uyu munsi ho nagashya ntago bisanzwe. Ngira ngo aka video mwabonye ka short video hari umunyeshuri ejo wari uri guca mu makona muri cya kizamini cy'amakona yarari kwihugura ko azakora ikizamini uyu munsi. Uyu munsi rero yagitsinze. Tugiye guhura nawe rero uyu mwanya nkurikira urebe tugiye guhura nawe twumve ukuntu avuga turebe n'impumeko ye afite. Ntukuri ijisho kuri Ngufashe TV twagiye. Yes muhungu wanjye. Amakurusi. Nimeze umeze neza se? Cyameze neza kabisa ndumva ndi mu muriro kabisa. Ongera ubwire abadukurikiye hano kuri Ngufashe TV urumva umeze ute? Sha umva urebye inyuma nta byishimo uri kubona ariko mu mutima ibyishimo biruzuye kubera ko ibintu nakeka ko bitakunda nasanze ari ibintu byoroshye kabisa ntabikoze. Okay, rero reka tubanze tubasobanurire mwe mukurikiye Ngufashe TV. Uyu ni umunyeshuri amaze kubona perime mu minota mikeya amaze gutsinda ikizamini cya perime. Niyo mpamvu rero tumuzanye ahangaha kugira ngo abwire abantu abanyeshuri bandi bagenzi be bakurikira kuri Ngufashe TV ese ni igiki cyamuteye ubutwari cyangwa se n'ubushake n'ubushobozi kugira ngo akomeze yige. Hari abantu bacika intege bakanga kwiga. None reka twumve ukuntu bimeze uko byamugendekeye uyu munsi wa none. Ngaho rero ndashaka kugira ngo ubanze usuze abantu badukurikiye kuri Ngufashe TV, ubanze ubasuze babwira amazina yawe gutyo ndagera nkubaza n'ibindi bibazo bitandukanye. Amazina nitwa Ndikumana Daniel. Ubundi njya gukora bwa mbere narahiye numva ko nyine birangiye ariko mwarimu twarahuye angira inama yuko ngomba gukomeza sicika intege gusa naramwumviye ubu ngubu suyo bwa kabiri misenyizana nta kibazo. Yes, muri makeya ubu ni ubwa kabiri ukoze ikizamini. Ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Nuvuga ngo ubwa mbere ntago ari nge wamwigishije, ntago ari kuri Ngufashe TV yari yagannye ariko uyu munsi ho yaravuze tereka nigira inama nge kururiya mwarimu cyase nge kureba ko nta kubundi bumenyi ku wundi mwarimu wenda byadufasha. Okay, ukimara kugera kuri Ngufashe TV kubonana na mwarimu wa Ngufashe TV ni ibiki wabonye bishya bitandukanye nibyo wari wabonye wiga ubwa mbere? Sha urebye ibintu wamfashije byari byinshi cyane kuko nago umeze nk'uwanyigishije bwa mbere. Yego. Ikigaragara cyo utanga inama nzima kandi wigisha neza. Muri make uri umwarimu mwiza kabisa. Yes, ngo ni umwarimu mwiza. Urakoze cyane. Reka tubwire abadukurikiye kuri Ngufashe TV. Ngaho tubwire urugendo ukuntu watangiye uvuga ati urugendo watangiye rwo kugira ngo ugere ku nsinzi ugere kuri perime ugitangira kuvuga ngo bese kumva utekereje kujya kwiga ibintu bya perime. Ubundi muri makeya byaje bite byatangiye bite? Ubundi urebye ukuntu natangiye mbona nyine abandi bantu bajya kwiga nkabona baragiye barazizanya ariko nanjye nishyiramo akanyarwanda bati nanjye urebye nanjye ndi umuntu nk'abandi nanjye ushobora kugenda nkayibona kimwe nawe uri kundeba ushobora kuza nawe ukiga wowe ushobora no kwiga ibyumweru bibiri wagenda ukayizana dore ko bitanaguye iyo wize neza cyane cyane iyo wahuye n'uyu mwarimu wigisha neza ushobora kuhita uyibona vuba byihuse. Yes, arakoze cyane. Suko ari ukutaka Ngufashe TV cyangwa se n'abayikoresha ahubwo hari impamvu yatumye avuga ngo reka ngiye gushaka kategori A. Ese kuki utashatse kategori B ko hariho n'izindi kategori ukavuga ngo reka mpere kuri moto kandi uzi neza ko moto ari ikintu kigora cyane kugira ngo ube wabasha kuyibona? Ese ni iki cyatumye cyagupushinze kugira ngo uvuge ngo reka nshake kategori ya A? Ikintu cyatumye mbanziriza gushaka kategori ya A nuko navuga ati renda ni Imana nimfasha yenda nkaba nabona iyo perime yenda iyo moto nayo izamfasha kubona izindi kategori zisigaye nicyo cyabineye. Yes, akavuga ngo nimara kubona kategori A iyo izamfasha gushaka izindi kategori ariko urugendo ruhera kuri provisoire ngira ngo. Yego. Warangiza noneho ukaza ukiga pratique. Tubabwire rero nawe ugitangira kubitekerezaho wowe kimara kubona Ngufashe TV urasabwa iki rero? Tangira nawe ubu none ahangaha tangire wiyemeze ko ugomba gutwara moto nkuko n'abandi bazitwara. Ntago ari ibintu bigoye. Genda ugane barimu nkatwe tukwigisha amategeko y'umuhanda nurangiza kubona provisoire uze tukwigishe na perime. Twababwiye ko twigisha moto tukabigisha n'imodoka. Ibyo byose ni ibintu
dukora hano kuri Ngufashe TV. Rero uyu ni umusaruro tuba tubonye kandi biba ari byiza ko tugomba kubibagezaho kugira ngo namwe mubikurikire. Ubu rero noneho urangije kubona perime, ubu hasigaye iki rero? Urebye igisigaye mu mutwe wanjye ikintu natekerezaga nuko mu gihe nabonye perime ya moto n'ubundi nzazamuka ku rundi rwego ngashaka nikurikiyeho. Ibyo bintu bizamfasha mbone nizirenzeho, kubera ko iyo wabishyizeho umutima ibintu byose birashoboka. Okay, nyuma ya kategori A umaze kubona, ubu noneho utegereje gushaka iyihe kategori ubu ngubu tuvugana? Ndi guteganya kwita shaka B. Arateganya gushaka kategori B. Ni byiza rwose, ufite intego nziza. Ese ino kategori A ubonye igiye kukumarira iki? Urebye ikintu yamara ni cyinshi cyane kabisa. Ubu ngubu ngiye kuhita nangira akazi cyane ko mfite na moto, ndahita nkomeza nkore akazi. Burya wigaga ufite na moto? Kutare warabibwiye mwarimu koko? Okay, sawa. Nukuvuga ngo yigaga afite moto, uriko yarafite intego runaka, arashaka kugira ngo azatware ya moto yiwe afite ibyangombwa, na umufata polisi tamwandikira tamuha contravention kugira ngo abigendemo neza. Kandi ikindi cya kabiri ndizera ko ugiye kwita umumotari cyane. Ugiye kwitwara abagenzi? Ngiye kwita mbatangira ejo bidatinze aho. Ejo bidatinze arazinukira mu kazi. Tubibutse ko impamvu kategori A iragoye, ngira ngo ariko iragoye kugira ngo uyigereho, ariko iroroshye kubigendanye n'ubwishyu bwayo. Ugereranyije nk'amafaranga umaze gutanga kugira ngo ugere kuri kategori yabangana gute minimum? Kubera ko njyewe nari mfite icyizere cy'uko nzahita nyibona vuba, ariko amafaranga natanze ntabwo ari menshi cyane. Urebye natanze ni nk'ibihumbi 300. Aravuze ati kuva kugeza ntangiye kwiga bino bintu kugeza mbonye kategori yanjye A, ibihumbi 300 byonyine nibyo byamutwaye iyo kategori. Rero iyo washyizemo ubushake nayo mafaranga 300 ndizera neza ko bishobora no kutanageramo, byatewe nuko wenda yagiye ahura n'utubazo dutandukanye wenda two kudakora. Sawa rero, abandi rero badukurikiye kuri Ngufashe TV wabagira inama ki? Ikintu nabagira inama cyo nuko bagomba kuza nabo bakakugana, kubera ko ukabafasha cyane ko bitanatinze, nta nubwo ujya uca amafaranga menshi cyane, naguhenda, baza bakakugana ukabigisha hanyuma nabo bakazibona. Yes, urakoze cyane rero. Ubwo nukuvuga ngo ubahaye inama yuko bagomba kugira bakwiga. Okay, bakitabira isomo rya Ngufashe TV. Okay, rero nimba ushimishijwe n'iki kiganiro cyacu kuri Ngufashe TV, turagusaba kugira ngo wabwira abantu kubagakora iki kuri Ngufashe TV? Ikintu nabagiramo inama, bagomba gukora subscribe, bagasharinga na comment. Okay, sawa, merci. Rero nimba ukunda izi video zacu kuri Ngufashe TV, turagusaba gukora subscribe, babwira. Nabagira inama yo gukora subscribe, vuga cyane. Ikintu mbagiramo inama ni ugukora subscribe, ugakora tera comment, ugakora na share.